kuba president weshyira ntago yagusaba umwana Munese arabusinde umuyobozi w'ikiganiro Munese abusaba damagara Munese arahamagara se ahubwo Rwanda y'iri joro biri kumutwara yabuze ahavugira ndagari cyo kuvuga ntabwo uri kubyumva uri kubijyana mu yindi context y'ibindi namubwiye ko kugira ngo tumwakire mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda ari uko bazabatsinze Bumamuru akaza afite icyo avugiraho babaye Ndorese aravuga ko araza kuvugira inyere y'abayizi babaye abanyuma ariko nicyo umuvugizi w'abafana ameze nicyo ashinzwe guhayipinga no mu bihe bigoye uba ugomba kuba ufite ubushobozi bwo guterura abafana bawe ukabasubiza mu cyizere ntabwo uvuga waragendera kuki nta kintu afite agenderaho yakubiswe nk'umwana muto mu nkera y'abahizi abo uwanyuma yagaragurwa n'ikipe yakubiswe nk'umwana muto ibyo birekere wasiri oya uretse gato ntushobora kumbwira ikipe nka peri ibigomba gutera no mu kintu yagiye no mu marushanwa aha niho Rikari azira rero ntabwo bikunda yakubiswe nk'umwana muto nabwiye sa Jangonovic ababati Rikari arakenewe ntabwo bikunda aha niho Rikari rero iyo tuyigezeho bajye baratwihangana turayikunda ntabwo dukarisa intekerezo z'abafana twabwira ibidahari oya tubabwira igihari aperi yakubiswe nk'akana gato mu nkera y'abahizi uyu munsi Jangwani byakugora ko yaza akavuga yavuga iki yavuga arakubwira iki se Karenzi yakubwira nyine ko ari pre-season Precision agiye kukwereka icyari cyo muri seka reka tumwemerere ejo mbere yuko ahura na Bumamuru avuge ntawe uzabona Jangwani azavuga harahandi se yavugiye kandi Ndorese afite ikihe kibazo kandi twaravuganye twarafunganywe muhamagara turamwemereye Jangwani oya muhamagara Ndorese bitwaye iki ubwo Jangwani agiye gushimangira ko nta handi hanazongera kuvugira agiye gushimangira ibyo Senior Sam Karenzi yavuze wowe muhamagare ariko nimero ye ikunda kuba itariho Jangwani singira simbuka none mwavuganiye Ndorese tusanzwe tuvugana no mu bantu twavuganye amasaha 3 nijoro niba ni nimero itariho oya wowe wamukuye nijoro nkubwiye ko twakoze kori y'amasaha ntago aravugira namwe kuva fungo nijoro urabona navugaga aya amasaha sangapi yabwiye Karenzi simubeshye ni umuvugizi sangapi twavuganaga mwavuganaga saa 4:40 kandi twavuganaga mu ijoro rya cyese nanjye bahamagare numva tabera kuborotse irasimbuka kubisemo kode iri gusimbuka abamwegereye bambwira ko akenewe ejo mbere yuko bahura na Bumamuru agomba gutangaza aperi rero yazindukiye mu myitozo batwereka amafoto yazindukiye mu myitozo yitegura match ya Bumamuru nge icyo twavugaga cya baratwereka ifoto y'umutoza kwanza nabonye lamentation bavuga ko Jangwani mukura muri aperi barabikura Jangwani nabivugiye Jangwani naganiriye nawe ari muri gereza yararize twari turi muri emotion uretse gato ariko arambwira ati namubeneye yari menye turi live turi ku Murindi aravuga ati n'ikimenyimenyi Jangwani aho yarari icyo cyarabize ati Karenzi nkoreye ibiki kandi Ndorese nkawe wari uhari ibintu Karenzi yavuze bari babivuganye Okay, Jangwani simuvugira sindi umuvugizi wa Jangwani ariko uko yarameze yaravugaga ati biragoye ariko twongeye guhurira hanze tuganiriye mbona ibitekerezo bya Jangwani aracyari umuvugizi nibyo tunifuza uko namubonye kandi umuntu wese kuba yabitekereza gutya ari muri gereza gice nabivugiraga nuko nabonaga abavuga ko turwanya supermanager basaga naho bameze nkaho tuvugira Jangwani ko adakwiye kuva muri uwo mwanya babwira nti Jangwani ubwe ntabwo nawe kugeza ubu abyifuza waravuga ko nava muri gereza atazabikomeza ariko ibyo yabivugira muri gereza yagera hanze yaganira n'ubuyobozi bigahinduka sibyo kandi umuntu atekereza ntabwo ari cyo atekereza na Jangwani ni umujene aracyari umujene nabyo hari ibyo ushobora kureba ukavuga no mu rwego rw'ubuzima Jangwani ni umujene sibyo ntahembwa na aperi sibyo ibyo mubyumve neza Jangwani nta communication abona muri aperi ariko umuvugizi w'abafana n'ubundi ntagahembwa na oya ariko urwego Jangwani akoreho urwego akoreho Jangwani ngiye mbona aperi imukwirishima oya birakwiye ni ukuri kumara imyaka ingahe witegera uva hano ukagishyoronga arabacururiza Jangwani yujuje stade amahoro kuri Azamu hafi yendaga kuzura Jangwani ibyo rero uwo
umutima shimwe bamuhaye se oya igihari nyuma y'icyo gikorwa cyazamuye oya Jangwani nta ndege yuriye se nta nubwo ari aperi ese na aperi Jangwani akwiriye agashimwe muri aperi pe uburyo akora akazi usibye na aperi n'abafana ba aperi bakaba barashyizeho uburyo Jangwani ahembwa ibihembo bya Rwanda Premier League kuko narekanye Jangwani mu bantu bakwiriye agashimwe hari akwiriye ibihembo Jangwani ari arakunyomoje Jangwani yego arashaka kuvuga dore nguyu reka sinavuze ko atari umuvugizi ariko navuze ko ataravuga ahantu na hamwe Jangwani dukeneye kumwumva Jangwani uva ikigaragaza ariho rwose Jangwani ariho alo ahubwo nyomoje wowe uvuga ngo ntabwo afite icyo avuga Jangwani magnifique se navuga ibintu yavuganye na Karenzi mujyana muri ibyo bintu yihorere nta kintu twavuganye naramuhimbiye Jangwani uri live mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda urukiko rw'ikirenga abakunzi ba peri barangajwe imbere n'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda Sam Karenzi magnifique barapredictinga ko rwose ngo oya ndavuga abakunzi ba peri barangajwe imbere n'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda baratekereza ko utazongera kuvugira aperi aperi it's more than a club ni ubuzima ni umuryango ni culture nibaza ko nkuko nkunda kubivuga n'ubundi ntabwo ntaraba batarasora n'itangazo ndariro official yuko mbaye umuvugizi w'abafana n'ubundi abanzi kuva kera muri za primaire secondaire mu ma université mu master aho twabaga turi n'ubundi namye nyivugira namye mpangana n'abareye kuva kera kandi kuva natangira n'ubundi namenye ubwenge nta wigeze nsinda so niyo ntabikora mu buryo ndaburo official nk'umukozi wa ipuzwi ariko niyo no mu myaka 10 n'ubundi nzakomeza kuvugira aperi ntabwo rero kuvugira aperi wabireka nko kuvuga ngo wabuze ubuzima ni nk'amaraso ntabwo byakora Jangwani kuca amarenga ku byo Karenzi atangaje n'ubwa mbere numvise ngo niyo ntabikora ntabwo impamvu bivuze sinjye muvugizi wa aperi wabayeho wa mbere hari abaje baragenda nasimbuye abandi nanjye byanze bikunze hari abazansimbura ntabwo nzaguma kuri uno mwanya imyaka 1000 cyangwa imyaka 100 nshobora kuva muri ubuzima nshobora kugira izindi nshingano ni muri iyo sanse ndi kubivugamo ntabwo nzaguma ndi umuvugizi w'abafana nkuko narabona nsimbuye byanze bikunze kwa kisaswa abantu tuzagenda so rero niyo naba ndi kuvuga yuko niyo naba ntakiri umuvugizi nkuko nabandi nabasimbuye nanjye hazaza abandi bansimbure ni muri iyo sanse nabivugaga mwenyekiti wa wasemaji umunyamakuru wa mbere mu gihugu ariko by the way bwa mbere bwo banje no kugushimira sinzi nimba ari kari yarabikoze ariko mwatubaye hafi mu buryo bwinshi bushoboka muzi so tubanje kubashimira kabisa kandi amasengesho yanyu ibyifuzo byanyu Imana yarabyumvishe ngira ngo twavuye hari Felicitation rwose warukumbuwe mu mupira asante ntibatuzimuze rero ibyahariya byararangiye ariko nibaza ko ngira ngo aperi ni institution umuntu akorera ibyo ari byo byose nigena abagomba abakozi bayo abasimburwa abakomeza mu myanya ariko ngira ngo ejo nibwo nabibonye ntabwo nabashe kubikurikirana ariko ejo hari umuntu wakanyoreje ngira ngo chairman wa APR iyo statement yarayikoze ngira ngo yakuyeho urwo rujijo so nibaza ariko nta kindi kintu nabivugaho nakurikiza iby'ubuyobozi wa APR yavuze oya abakunzi ba APR baragukumbuye baragukunda twarabibonye baracyagukeneye nk'umuvugizi wabo kandi biragaragara ko n'ubuyobozi bugufitiye icyizere courage barimo bavuga ngo nta jambo ufite ngo ntiwabona icyo uvuga nkababwira ntibyo siko mbyemera Jangwani ntiyabura icyo avuga ngo nuko yabonye 0 mu ntera y'abahizi ngo wasira gufiteho ijambo oya ntago yarigira biragoye biragoye ntago yarigira ndacyafite ibikombe 3 sezishize nirago
ijambo ryo nawe arabizi yitije umwanya gusa ngira ngo hari umuhanzi witwa Diplomate yigeze kuririmba ariko ntago ndi buze kuza kubivugaho ndabica amarenga bavuze ngo nimba ngo zigeze kurira ku meza ngo zimaze kwijuta ngo yayindi ngo yatanze umwanya ngo zirira ku meza ngo zimaze kwijuta ngo sinzi ukuntu zavuze ngo yanjanguriye ngo tuyereke mbifata nko muri iyo sanse nibaza ko rero yagarutse rero nibaza ko ziri bujye munsi y'uburiri byanze bikunze zirasubira munsi y'igitanda zirabizi nazo Sekafa abakunzi ba peri bakeneye kumenya urayivugaho iki urabibona ute ni 0 nanone ni ugutwara igikombe bimeze bite Sekafa ivuze ikintu gikomeye sino kuri ekipe ya APR gusa nibaza ni ku banyarwanda muri rusange n'ama ekipe yo mu Rwanda muri rusange n'umupira mu Rwanda muri rusange murabizi ko ngira ngo ni irushanwa riterwa inkunga na nyakubahwa perezida wa repubulika so rero kumva amafaranga y'umukuru w'igihugu ashobora kujya ahandi nibaza ko ntago bigaragara neza ntago bisoundinga neza nta n'uwabyifuza APR irushanwa ryo ryose buriya nubwo mujya mubona n'amatsinda na Champions League turajyamo tuvamo ariko buriya urabizi neza ko filozofi ya APR irushanwa ryose igiyemo intego yayo nta yindi ni ukuritwara nta kugerageza nta kugera finale oya biba ari ukuritwara so nibaza rero ko na Sekafa niyo ntego ni ukuritwara kandi uburyo mbibona ndi gusaba Imana gusa kuko nibyo byonyine ntafite ubushobozi indinde ingeze ku munsi w'ejo nkumbuye kubona Mamel Dao nkumbuye kubona Sheikh Jibril watarari gukina nkumbuye ndakumbuye umunsi w'ejo rero ngira ngo nkumbuye Togime Togime Mamadusi Nduwayo Alex midfielder da basiste nkuko bamwita nkumbuye kubona ejo n'ibindi nkumbuye kubona navuga ngo best defender in East Africa nge niko mbibona ku giti cyanjye ari Suwane mubona ko ari we mu defenseur wa mbere muri aka karere nkumbuye kumubona rero akora ibyo bita ngo ni hate plus jump plus anticipation nkumbuye kumubona nibaza ko Sekafa ndayizana Kazungu yavuga ati indege ya nijoro yari kwiye kugutwara ya Rwanda ya kabisa yari kwiye kugutwara Dar es Salaam nanjye ndamubwira ntiyagukanze nijye ibinturo nibaza ko nasabye akaruhuko gato dore ko nanavuyeyo ndwaramo ka malariya ntabwo mezemo neza so ntabwo umubiri uratora akabaraganda cyangwa ibinini imiti ariko buriya wenda bibishobokeye tugeze za demi finale na finale nibaza ko hatagize igihindukaho nagenda waba watoye agatege wasimbukirayo nasimbukirayo reka rero tureke kugora urwaye urakoze cyane kandi twishimiye kongera kukumva abakunzi ba peri ndibaza ko bishimye cyane kuko bari bagukumbuye cyamani ntaramuhamagara ndabashimira nanjye cyane nshimira abakunzi ba peri cyane kare ntago bona uburyo mbivuga urukundo ishyaka banyeretse abakunzi b'umupira muri rusange nasuwe n'abasportifu benshi ntabwo ari abakunzi ba APR gusa ndashimira mbikuye ku mutima ubuyobozi bwa ekipe ya APR bwatubaye hafi mu buryo bwose message bwaradusuye ngira ngo bwagiye buduhumuriza bwagiye ngira ngo butanga ubushobozi bwabwo mu buryo bwose bwari bushoboye ndabashimira mbikuye ku mutima kandi nizeye ko APR ni umuryango nk'uko nabivuze APR ni culture birenze kuba ari ekipe gusa ifata nka famille so ndahari kandi nabo barahari nibaza ko ibyiza biri imbere urakoze cyane Jangwani asante Imana bamugisha okay muramwumva umuvugizi w'abafana rwose ku rwego rw'igihugu abafana ba APR yitwa Jangwanovic kabisa cyamani wa APR ejo bundi yavuze ko azamuhamagara ubwo avuze ko yabibonye muri video bivuze ngo ntabwo baravugana ariko iriya declaration ya chairman irakomeye kwereka umuntu ko mukiri kumwe kandi ko muha agaciro igendane n'ikintu ku mufuka ariko igendane nabyo birakwiye cyangwa abantu nka barukaka bahaguruke bari muri fan base amafaranga muri APR birababaje ku muvugizi wa APR adafite transport sibyo
katega moto niyo agisha kabari ka Prius niyo kabari ka Prius sibyo ka miliyoni 8 abandi bakamukubitamo nka surprise iyo cyane bamufungire mu ga surprise kubera ko bavugana na chairman bamuhamagare ku biro ngo bajye kuganira ibintu by'umupira bahita bakamufungire bagaragaze difference aperi ni club giant ni kipe twemeranya ko ifite ubushobozi Karenzi mu kanya tubwira ko yaganiriye n'abatoza batubwira ngo Prius ka miliyoni 8 salary y'umukinnyi umwe ku kwezi biragoye birababaje ko Jangwa anagenda agakura mu kaske agatega ishyorongi buri munsi mu gihe cy'imyaka 2 ishyorongi nubwo ari hafi ubundi abakwiye kujya ku myitozo uko abishatse ishyorongi buryo hagoye na moto nago byoroshye ukata ari amakona za giti kinyoni ibyo biroroshye biko nakabazo toto ku bafana ba peri chairman na CDS bamurabire rwose bamurabire afande umuyobozi w'icyubahiro na Kadafi wenyine yakabona ariko se wamugana nibagiye boss mukuru reka tsabe akabyimba rwose ako reka musabe boss mu cyubahiro mugomba barakufungiye miliyoni 12 uretse gato izo miliyoni 12 se birajangwa Prius ya miliyoni 8 ni mu cyubahiro ngomba mwe message ya moyenne 12 se no rucaba